Mwuka wera yiteguye guhindura ubuzima bwawe. Mwuka wera yiteguye kugushyira mu rugo rwawe. Mwuka wera yiteguye kukubakira. Mwuka wera yiteguye kuguha ubucuruzi bwagutse. Mwuka wera akeneye kubana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mwuka wera yiteguye gukorana nawe by'imbaraga. Mwuka wera yiteguye kukurwanirira. Mwuka wera yiteguye kugushobozwa. Biravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Mwuka wera yiteguye kuguha imbaraga. Haguruka wongere umushake. Haguruka ureke byinshi iyo migozi yakubohaga. Muri ndavuga ngo uzaze uca uwo mugozi, uzabumbashe umutima mbone kugukorera. Hari umugozi Mwuka wera yiteguye guca. Ngwino umubwire, muri ndavuga ngo bwira Yesu byose, ngo arakunda afasha abashavuye, ngo wizere ijambo rye. Abaryemerewe bose mwizere ijambo ryiwe. Mwuka wera aragukeneye. Mwuka wera aragukumbuye. Mwuka wera aragukumbuye. Adamu na Eva bakumbuye gusubira muri Edeni, kuba muri Edeni. Ariko Imana ibonye ko ibyo ngibyo bidahagije, Imana ivuga ati nanjye ndabakumbuye bana banjye, nanjye ndeka mbohereza ubacungura. Uzamwizera wese, uzizera Kristo wese azahabwa ubugingo buhoraho. Azongera ajye kuba muri Edeni itabamo ibibazo, azongera abe kuba muri Edeni itabamo inzara, itabamo gushakisha amafaranga, itabamo ubushomeri, itabamo uburwayi. Mwuka wera aragukeneye. Reka nongere mbasuhuze mu izina rya Yesu, mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe, Uwiteka bishimire. Aka kanya tunejejwe n'Imana muri uyu mwanya, tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abafilipi, ni ibice 3, tuhera ku murongo wawo wa 7. Haranditse ngo tujyane neza, buri wese dusome. Haranditse ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ari nk'igihombo ku bwa Kristo Yesu, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ariko ari bwo kumenya Kristo Yesu, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, ngo kandi mboneke ko ndi umuri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite kuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya ashushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. 12. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibwira, ibiri inyuma. Haravuze ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Ngo bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganirijwe mwese mwe, uko mungana mwe, namwe mube ariko muhuza uwo mutima, kandi niba hariho ikibatekeshereza, ariko muhuze uwo mutima, kandi niba hari ikibatekereresha ukundi, cyose Imana izakibahishurira nacyo. 16. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Imana ibaha umugisha. Reka tuganire kuri iri jambo umwanya mutoya. Aha Pawulo yaravuze ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo Kristo Yesu. Nabitekereje ko byamviremo igihombo kubwo kuronka Kristo.
nabitekereje ko nta kintu bimaze kubwo kuronka Kristo. Iyo tumaze kuronka Kristo, iyo tumaze kuronka uyu mubyeyi, tuba tubona ibindi bintu byose bimaze kuba iki, bimaze kuba igihombo. Tuba tubona ko nta kintu bikivuze, tuba tukibona ko nta n'ikintu bikimaze, kuko mu ijuru ntago hazaba amazu, kuko mu ijuru ntago hazabamo amamodoka meza, kuko mu ijuru ntago hazabayo ubutunzi, kuko mu ijuru ntago hazabayo amafaranga, ahubwo mu ijuru hariyo umunezero. Abantu tumaranira kuba mu buzima bwiza, abantu tumaranira kuba mu bintu byiza, kubera yuko hari ibyo twanyazwe. Twabinyazwe ryari? Igihe Adamu na Eva bari muri Edeni, banyazwe ubutware bwo kuba muri Edeni, byo kurya ku mbuto bashaka. Amen. Icyo gihe rero abantu bahoranira kurwanira icyubahiro cyangwa se ubutunzi cyangwa se bya byishimo bari bafite bari muri hehe, bari muri Edeni. Amen. Ariko ntabwo babasha kubigeraho, ndetse rimwe na rimwe hari igihe dutegura ibintu cyangwa se tugakora ibindi tuvuga ngo turi gushaka kuba mu bwiza cyangwa turi gushaka kugira ibyiza cyangwa turashaka kubaho neza, tugakora bimwe twibwira ko turi gukora kugira ngo dusingire kuba mu byiza, twongere dusingire nko kuba muri Edeni, ariko ntago ariko bitugendekera. Ubwiza bwose cyangwa ikindi kintu cyiza tuzabona, icya mbere ni uko tuba turi muri Kristo Yesu. Twamara kuba muri Kristo Yesu tugasingira ibyiza byo muri Kristo Yesu. Pawulo avuga ngo ibyarindamu yanjye mbihinduyemo igihombo kubwo kuronka Kristo Yesu, kubwo kuronka ubutunzi butagira akagero. Ubwo butunzi buri muri Kristo Yesu, niho habitse amabanga akomeye. Muri Kristo Yesu harimo ibyo dukeneye byose, harimo ibyo dushaka byose. Muri byavuga ngo nta byanone nta n'ibizaza byazantanya na Yesu, kuko Yesu ni ufite ubutunzi buhambaye, kuko Yesu ni ufite ibanga rikomeye, niwe tuzabana tukimana ubwami bw'imyaka 1000. Imana ishimwe. Ndetse paravuga ngo ndetse ibintu byose abitekereza nk'amase kubw'ubwami bw'Imana. Hari abantu bajya bategura bagashakira ibyishimo ahantu batari, bagashaka umunezero bari bafite ahantu batari. Adamu na Eva bari bafite umunezero bari muri Edeni, barangije bashaka gusa n'Imana, bashaka kuba Imana, basaga n'Imana ariko bashaka kuba Imana. Umwanzi araza arabashuka arababwira ati mwebwe hari ikintu Imana yabahishe. Barangije bashidikanya ku Mana. Abarakore bari gushidikanya ku Mana, abantu dusenga turi gushidikanya ku Mana, turi gushidikanya ko Imana ni nziza. Imana ni nziza ku manywa na nijoro, Imana ni nziza. Amina. Ngo barangije ubwabo baravuga ati ariko natwe twabiki kugira ngo tube nk'Imana. Ariko utekereza yuko nta kintu bari babuze bari muri Edeni. Imana yabaha ubushobozi bwo kurya kuri buri kimwe cyose, ariko ikosa rimwe, akantu kamwe karabananira. Baravuga ngo reka duse n'Imana, reka tube nk'Imana. Basaga nk'Imana, aho kuvuga ngo reka tube nk'Imana, reka dukore nk'Imana. Barangije baravuga amagambo menshi, avuga ngo reka turye kuri iki giti. Bakimara kurya kuri iki giti, batakaza ubwiza bw'Imana, batakaza umunezero muri Kristo Yesu. Amen. Barangije gutakaza umunezero muri Kristo Yesu, batangira guhangayika, batangira gukumbura bya bihe byiza, batangira gukumbura za ndabo, batangira kubaho banezerewe, batangira kuba gushaka kuba mu rugo rufite amahoro, batangira kuba mu buzima butuje butagira icyo bukena, batangira mbega kumera nk'abashaka gusubira muri Edeni batakibishoboye. Ubuzima bwawe bwa buri munsi burashaka kuba muri Edeni, urashaka kuba nk'uri muri Edeni, ariko Edeni wayikuwemo. Reka nkubwire ngo shaka ikintu kigusubiza muri Edeni. Kugira ngo usubire muri Edeni birasaba iki? Birasaba kuhinduranwa na Kristo. Biragusaba ko hari ibyo ureka ugahindurirwa umunezero muri Kristo. Hari ahantu hashakirwa ibyishimo, ni muri Kristo Yesu. Ntago gukora ibyaha ari byo bishakirwamo ibyishimo, gukora ibyaha ntago ariho bishakirwamo umunezero, gukora ibyaha ntago ariho bishakirwamo ubuzima, ntago ari byo bihindura ubuzima. Ahubwo muri Kristo Yesu, biravuga ngo uri muri Kristo Yesu nta teka azacirwaho. Imana ishimwe. Satani arimo aragushuka, Satani arimo arahamagara umuntu akamubwira ngo genda ukora ibi ngibi, numara gukora iki ngiki nta kibazo, wamara kugikora n'ubundi akakumwaza kugira ngo ubundi se bikumariye iki, ubundi se bitanze iki, ubundi ko iby'isi byose ari ubusa nk'uko umubwiriza yabivuze.
igitabo cy'umubwiriza umurongo wa mbere bice bitatu aravuga ngo iby'isi ni ubusa nta kamaro, mbese ibyo tugokera tukiri ku isi bitumarira iki? Haleluya. ariko abakorera ubugingo buhoraho, abashaka Uwiteka, abakora ibyiza babishakisha gukora ibyiza badacogoye, Imana ishimwe. Imana yiteguye gushaka umuntu ukeneye imbabazi zayo. Imana yiteguye kukubona uri gushaka ubwami bwayo. Imana yiteguye kukubona usiga buri bimwe byose. Imana yiteguye kubona usiga ibyarindamu zawe ugakurikira Yesu. Amen. Ubutunzi ni bwiza yego, ariko icyambere iyo dutunze Kristo muri twebwe, iyo dutunze imbaraga y'Imana, iyo dutunze ubushake bw'Imana muri twebwe, iyo dutunze Mwuka Wera, haleluya, Mwuka Wera azakongorera, Mwuka Wera azatuma ubasha gucuruza bikunde. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko iyo umuntu afite Mwuka Wera, iyo afite Mwuka Wera ajya mu kazi bigakunda, nubwo intambara zaba nyinshi arakora bigakunda, aracuruza bikemera, akora akazi k'ukwezi bikemera, arahaha bikemera, aragenda bikemera. Numurinda ngo ntaza none nta nibizaza, jaza ntanya na Yesu, nta kizagutanya na Kristo na Yesu, nta kizagutanya na Yesu nuzaba ufite Mwuka Wera. Ngira ngo dushaka uwo Mwuka Wera, ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo ushaka uwo Mwuka Wera, reka wongere ushake Mwuka Wera. Mwuka Wera azakumenyesha icyo ugomba gukora, Mwuka Wera azagucira inzira, Mwuka Wera azakwereka inzira uzanyuramo. Imana ishimwe. Iyo umuntu afite Mwuka Wera ntago ayoborwa na kamere. Iyo umuntu afite Mwuka Wera ntago ayoborwa na Mwuka Wera gukora ibyaha, ahubwo Mwuka Wera amuyobora gukora ibyiza. Kristo agiye kugenda yasize abwiye abigishwa biwe, aravuga ati ngiye kugenda ariko ntago mbasize njyenyine, mbasigiye Mwuka Wera, nuzabafasha muri uru rugendo. Haleluya. Nuzagufasha. Mwuka Wera arangije kumanuka, Mwuka Wera arangije kugera kuri ba Petero, batangiye guhagurutsa kuri ba Pawulo, atangiye kugera kuri ba Matayo, batangiye guhagurutsa ibirema, batangiye guhumura impumyi, ndetse ikimenyimenyi batangira gushobozwa gukoresha imbaraga bari bafite nizo Kristo atakoresheje barazikoresha. Aho ba Petero batambukaga baravuga ati ibi bintu koko birarya, ibi bintu birakora. Nijye nkubwira ngo iyo ufite Mwuka Wera birakora. Ndagira nkubwira ngo iyo Mwuka Wera ari muri wowe, yamanukiye muri wowe, ubuzima burahinduka. Dawidi waravuga ngo Mana yanjye, ngo ndabizi neza ngo mama yambyariye mu byaha, ngo ndagize ngo umbabarire nanjye nakoze ibyaha, ariko umbabarire ngo Mwuka Wera wawe ntamveho. Ujye usaba Imana Mwuka Wera wawe ntakuveho. Nufite imbaraga. Ngo Petero ngarangije ngo akajya atambuka igicucu kiwe ngo cyagera ku barwayi bagakira. Yesu ntabwo yigeze akora icyo gitangaza, kuko Petero yize ko Mwuka Wera ashobora byose, kuko Petero yize ko Mwuka Wera ashobora guhindura ubuzima, kuko Mwuka Wera yizera, kuko Petero yize ko Mwuka Wera ashobora gutanga urugo rukomeye, kuko Mwuka Wera ashobora gutanga urugo ruri paradizo. Imana ishimwe. Imana irabishoboye. Mwuka Wera yatangiye arahindura, Mwuka Wera arajya ahindura abantu, Mwuka Wera ajya yubaka ingo. Mwuka Wera haragukeneye, akeneye ku mutima wawe utuza agatura muri we. Mwuka Wera akeneye guhindura ubuzima bwawe, Mwuka Wera akeneye guhindura amateka yawe, Mwuka Wera ashaka gukorana nawe by'imbaraga, Mwuka Wera arashaka guhindura ubuzima bwawe, Mwuka Wera ashaka kugukura mu kivunge, Mwuka Wera ashaka kunyeganyeza intebe ari wicayeho ubushomeri, Mwuka Wera ashaka kunyeganyeza intebe ari wicayeho y'uburwayi, Mwuka Wera aranyeganyeza intebe ari yicayeho, Mwuka Wera arahindura ubuzima.